rero mu revolutionnaire mwiza cyane bindi bitatu nabo bakorana donc aba revolutionnaire beza igihe abantu bemeranyije ko bashaka guhindura amatwara hari ibintu bitatu bagomba gukora neza icyambere cyangwa basi revolution itangizwa n'abaturage ubundi revolution ntitangizwa n'abasirikare nta nubwo itangizwa n'abanyapolitiki sibyo Yambu turabaramukije inshuti mwese mudukurikiraho muri hatandukanye reka tubahe ikaze muri ikiganiro tugiye kugira ni ikiganiro twahuriyemo n'abanyamakuru batandukanye nje uvuga nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure mva kuri radio na televiziyo BMC ndi kumwe na bagenzi banje Byamungu Etienne kuva kuri Mind TV. Yego reka nanone natwe dukomeze tubahe ikaze nitwe intore y'ibwami hani kuri Sultan TV ka nshimiye ko twongeye kubona undi munsi katwiye kuganira kugira ngo tugire icyo tuvuzeho maze gasobanurwa benshi ni wa muco iyo ugeze mu mwijima ngo ntago bisaba kwaka permission wakiraho maze umwijima ugahunga reka tubaze asigaye dusobanukirwe Bonfi dukomerezeho Murakoze biragoye kuvuga umuntu biba byiza iyo yivuze ni ikiganiro tugiye gukora kiza kuba kigaruka kumpindura amatwara cyangwa se revolution ni ikintu ntekereza ko gisaba ubumenyi kitapfa kuzamo cyangwa kitapfa gutangwa n'umuntu ari wese umutumirwa wacu n'ufite ubumenyi mu byo tugiye kumubaza ariko reka twibwire uwo ari we atubwire n'ibyo yize kubera ko ibijana n'ubundi n'ubumenyi murakoze nitwa Muragwa cheese murabibona ko ndi umwirabura w'inaha muri Afurika uvuka mu gihugu cya Congo njye mu byo nize ko warumbajije ibifite aho bihuriye n'ingingo nuko nize ibijyanye n'ubuyobozi buganisha mu gukemura ibibazo by'abaturage icyo bita civic leadership hanyuma niga n'ibijyanye na international development mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza nubwo cyagize ibibazo nyine kubera aho mvuka bagize ibibazo hanyuma ariko amashuri yabanjirije ayo ngayo nize ibijyanye n'ikoranabuhanga kubera ko tugiye kuvuga kuri revolution cyangwa impindura amatwara ni ijambo rigaruka cyane muri politike abantu benshi barayivuga mu magambo ariko wenda batayisobanukiwe ndetse yewe n'abayirimo bamwe bagasa n'ababitaza n'abatabizera ndagira ngo wenda cheese udusobanurire politike cyangwa muri rurimi rwacu politiki niki Okay, ntabwo ndi umupolitologe sinayize ngo murandunga mugani w'abarundi ntabwo ngiye kubivuga nk'umu expert muzareba abantu bayisobanuke cyane wenda bayivuge neza ariko ibyo nzi nuko politike ni ugukemura ni ukuyobora sosiyete ugamije gukemura ibibazo bafite ugamije kubakura ahantu runaka ubajyana ahantu heza kurushaho politike ni art yo kuyobora inzego zigiye zitandukanye kugira ngo abaturage bariho iyo politike ireba cyangwa bari mu gihugu runaka ubuzima bwabo bube bwiza kurushaho ibindi byagiye biza by'amazina ni politike mbi kubera ko cyane twebwe muri aka karere ka Afurika twagiye tugira imiyoborere mibi none isa nk'iduhaye karande yo kutizera abanyapolitike kubera ko abenshi mu bo twabonye batugaragarije gukunda ruswa gushyira inyungu zabo imbere kurusha iz'abaturage kwicana duteza intambara ikindi gikomeye kugira abanyapolitike badakorera abaturage babatora ahubwo bakorera ababahatse
ahanini ubwo ni ibihugu byo hanze usanga dufite abanyapolitike bategetswe nabyo aho kugira ngo bategekwe n'ibyo ibihugu byabo bikeneye. So kubera rero iyo karande hari ukuntu abantu bumva umunyapolitike ari umuntu ubeshya, ari umuntu ufite ambisiyo gusa zo kuyobora, ariko ubundi politike mu bihugu byiza niwo murimo ugoye kurusha iyindi, niwo murimo uje nk'abantu bitanga umeze nk'igisirikare, kubera ko ntuhemba amafaranga menshi, sibo bashakiramo ubutunzi, aho ni mu bihugu byiza. Ariko mu bihugu bibi, impamvu ngira ngo tuvuga ngo abanyapolitike ni uko abashaka gukira niyo bakora, niyo hantu hokira byoroshye. So ariko ubundi politiki ubwayo uretse uwayikoze nabi ni ikintu cyiza kigamije gukemura ibibazo by'abaturage. Urakoze cyane. Kugira ngo duhite tujya mu kiganiro nyirizina, hari icyo umuvandimwe yari avuze cy'impinduramatwara aricyo cyitwa revolution. Revolution kugeza ubu ngubu abenshi batumva icyo ari cyo bayita gutandukanye. Izo mpinduramatwara muri Afurika twarazibonye mu by'ukuri ahantu hatandukanye. Muri uribuka Muammar Gaddafi nawe yarayizanye, Savimbi urugamba rwe n'urugendo rwe turaruzi, haba NRM urwo yakoze turaruzi, haba n'izindi mu karere hano twakwigiraho cyangwa se twavugaho twanaheraho n'amateka. Impinduramatwara ni iki? Ni igihe impinduramatwara ikenerwa, ikorwa na bande, igamije gufasha bande, atari za nyungu z'abake za politike zipfuye cyangwa zitari nziza mu bihugu bidateye imbere, reka mvuge. Yego. Impinduramatwara urumva harimo amagambo abiri. Guhindura. Irikomeye ni amatwara akeneye guhinduka. Yego. Amatwara ni iki? Amatwara ni ukuvuga ngo ni uburyo ibintu biba bimeze. So ni ukuvuga ngo agera igihe akeneye guhinduka kubera ko ari mabi. Revolution zikorwa mu buryo butandukanye. Hari abarevolutionizinga ubuhinzi. Ni ukuvuga ngo hari abantu bareba status quo. Status quo ni ukuvuga ngo uko bimeze uyu munsi. Kabari ubuhinzi ukuntu bukorwa uyu munsi si bwiza, ntibutanga umusaruro ukurikije wenda imbaraga zikoreshwa. Umuntu agakora ikintu kigahindura ubuhinzi na kosi y'amateka wenda y'ubuhinzi. Hanyuma rero ngira ngo impinduramatwara muri muvuga nkurikije ibibazo by'abantu bya politike, ni ukuvuga ngo ni impinduramatwara noneho muri politike, mu buyobozi. Sibyo? Icyo gihe ni ukuvuga ngo ni igihe uko bumeze, uko ubuyobozi bumeze butameze neza, butameze neza. Nari maze kubabwira ngo ubuyobozi ni juste ni ugufata abantu, koorganiza sosiyete neza kugira ngo ibane neza, itere imbere, itange umusaruro, abana bige, ababyeyi babeho, urubyiruko rufite potential bazimaximizinge, donc abantu bamere neza. Iyo rero bidakunda, iyo mubona ubuyobozi mufite butagera kuri ibyo, buba bukeneye impinduramatwara. Ni ukuvuga ngo ayo matwara ukuntu ameze, kuko harimo gutwara uko bimeze, uko bihaye bigenda, uko bimeze si byiza. Sibyo? Rero impinduramatwara itandukanye n'impinduka zisanzwe. Impinduka zisanzwe ni ukuvuga ngo abantu barashonje, nkabaha ibiryo. Sibyo? Ejo bakongera bagasonza, nkabaha ibiryo. Ariko impinduramatwara ni ukwibaza kubera ko iyo umuntu ahora asonza, tuzahora kubera ko iyo umuntu ahora asonza akaza kunsaba ibiryo, ni uko ngiye guhindura iyi status quo yo gusonza no gutanga ibiryo ntabwo imeze neza. Ngiye kugenda menye impamvu uyu muntu ahora asonza, nyikureho. Mu buyobozi rero niho cyane bishingira. Niyo mpamvu impinduramatwara kenshi abantu bazasosietinga kuri politiki. Ni ukubera ko ibindi bintu byose tubamwo buri munsi bigengwa na politiki. Muri kumva? Niyo mpamvu iyo ushatse gukora impinduramatwara ujya guhindura politiki kugira ngo abantu bige,
amategeko ashyirwaho n'abanyapolitiki kugira ngo umutekano uboneke. Ayo mategeko cyangwa amahoro agenwa n'abanyapolitiki. Rero iyo tubonye abantu bicana, abantu bangana, se kubera iki bangana? Kuko ntabwo urwango ari naturel. Ntabwo umwana w'umupfurero ubahuje ari impinja zibiri n'umwana w'umunyamurenge bo kwangana. Donc umuntu yangana kubera yabyize, kubera yabaye convaincu, kandi bifite aho bihuriye n'ubuyobozi. Muranyumva neza? Rero niyo mpamvu uvuga ati ariko kubera iki bangana, aho kugira ngo ugende uvuge ngo abantu bangana uyu munsi ukabahuza, ejo ariko bakongera bakarwana, bakongera, hanyuramo imyaka ingahe bakongera, hanyuramo imyaka ingahe bakongera. Ni ukuvuga ngo impinduramatwara irakenewe, kandi aho ikenewe ni uguhindura kubera ko abantu bahora barwana, ukaje kubihindura. Icyo rero nicyo mpinduramatwara. Ubwo wabishyira muri byose biraza bikagwa mu buyobozi. Buriya bavuga ko everything falls kandi stands on leadership. Ni ukuvuga ngo ikiri bugwe kigwa kubera uburyo kiyobowe, n'ikiri buhagarare kihagarara kubera uburyo kiyobowe. So rero niyo mpamvu impinduramatwara hanini yinvolvinga guhindura uburyo ibintu bikora, uburyo biyobowe. Hanyuma se iyo mpinduramatwara wari uvuze ikorwa gute, igakorwa n'abandi? So first of all, icyambere nakongera mu cyongereza bose baracyumva, sibyo? Impinduramatwara ubundi abantu bafite inshingano yo kuyitangiza no kuyiyobora no kuyitwara kugeza bagezeyo. Ni abantu bahangayikishijwe cyangwa aba victime cyangwa abo iyo miyoborere mibi ifiteho ingaruka. Kirumvika? Ni ukuvuga ngo nimba ari nje mukene, nje muntu ubabajwe no kuba tudafite iterambere, sibyo? Kuba ndi impunzi, ninje ubabajwe n'ubuhunzi na politiki itera ubuhunzi, sibyo? Ntabwo umuntu utararibwa n'umubu mu buzima bwe yotekereza umuti wa malariya, sibyo? Donc bisaba ngo uzi ikibazo cyarakugezeho kugira ngo abe ariwe uhangayikira cyane ko igisubizo kiboneka, sibyo? Impamvu rero n'impinduramatwara zitaza zigerwaho akenshi rero nuko abababajwe abagowe nabyo sibo bazitangiza, noneho zigatangizwa n'abari kuba playing n'ubundi bigamirije inyungu zabo. Ariko impinduramatwara ishoboka gusa iyo ubabajwe n'icyo kibazo ari we ulidize urwo rugendo. Muranyumva, sibyo? Nimwitegereza n'izindi mpinduramatwara zageze, ni ukuvuga ngo nimba abantu bashobora kuja hanze y'igihugu cyabo bakamara imyaka 30, 40, 50, sibyo? Hanyuma bagatekereza gutaha. Ikintu kimaje imyaka 50 abantu bari hanze y'igihugu kugira ngo basubire muri icyo gihugu, icyo kintu bakita impinduramatwara. Abo bantu baramutse bonyine badafite ubushobozi bwo kubyikorera, nta wundi muntu n'umwe, nta n'umwe waba warabaretse ngo wamare imyaka 50 kandi yarabarebaga, wogira impuhwe zo kubagarura. Ntizoba ari impuhwe, yabagamije ikindi. Sinzi ko mucumvishe. Muragiye murahunze maze imyaka 30, hagati yanyu ntiyavuyemo abantu bababajwe n'ubuhunzi bashaka gutaha. Bwacu undi muntu akaza kubabwira ngo mukwiye gutaha,
atari impunzi muri mwe bitabavuyemo ntabwo umuntu aba aje kubacura ikintu mutotekereza mu myaka 30 muri mu buhunzi nta wundi muntu ukwiye kugitekereza so rero revolution zitangizwa n'abababaye kubera ko akenshi kubera ko haba hagamije kugira ngo ayo matwara abababaje ahinduke n'impindura sibyo niyo mpamvu iyo mumaze kugeraho mufite ubushobozi bwo kuyahindura murema rero ibitandukanye na birya mwarwanyaga kuko nta muntu wazana impindura amatwara mu mutima we adahindutse donc atari clear ku bintu ashaka guhindura ndi impunzi mbabajwe n'ubuhunzi ntangiye urugendo rwo kurwanya ubuhunzi ngomba ko igihe nzaba mfite ubushobozi bwo kubihindura rero ikitera ubuhunzi cyose kigomba gucika iyo niyo bita impindura amatwara rero uwo gica neza nuzi neza ububabare bw'ubuhunzi so niyo mpamvu impindura amatwara ikorwa n'abavictime b'amatwara mabi kugira ngo muyahindure mugomba kuba muzi ububabare bwayo yes none dushingiye nko mu gihugu cyacu cya gakondo ndetse no muri rusange muri Afrika abavictime ni benshi mu bihugu bimwe na bimwe ariko byagera cyane cyane nko muri Congo usanga ari ibindi kandi nibidukoraho mu buryo buri direct noneho niki gisabwa rero ku bantu babaye victime kuko tugize imyaka n'imyaka mu buhunzi intambara z'umunsi ku wundi noneho urebye nibiri kuba iwacu muri Congo ubwayo hariho ibintu mu by'ukuri usigaye utinya kureba kuri media bitewe n'ibikorwa bibi bihari kandi hariho n'ubuyobozi noneho niki gisabwa rero kugira ngo iyo revolution kuri ba bantu baba victime ni biki bisabwa kugira ngo ibe yakorwa ibe yanagerwaho ibe success so navuga ibintu nka bitatu bifasha cyane impamvu ni iyi ibyo bintu ngiye kubivuga ubundi ikintu kigeze ku rwego gisaba impindura amatwara nuko kiba kimaze igihe kirekire ni ukuvuga ngo urugero iyo uvuze ngo Afrika imyaka imaze mu bucakara bwaba ubwa mbere y'ubukoroni bwaba n'ubu bwa nyuma y'ubukoroni ko buracyahari ni myinshi cyane ku buryo bigoye guhindura ayo matwara urabyumva imyaka ishize umuzungu umwera afite superiority muri systems z'isi ni myinshi cyane ku buryo guhindura icyo kintu bisaba imbaraga nyinshi imyaka ishize Kongo itwawe nabi ivugwamwo amaraso ivugwamwo ubuyobozi bubi ni myinshi cyane ku buryo kubihindura bisaba imbaraga nyinshi sibyo ubwo ndagira ngo numve ko nkubwire ko nta impindura amatwara ari nk'impinduka iyo ari yo yose si ukuvuga ngo twariyaga umuceri tugiye kurya umutsima si uguhindura ibiryo sibyo si ukuvuga ngo twagazaga twigaha duhinduye ikigo ntabwo ari impinduka bene kuri uru rwego ni ikintu ujya guhindura kubera ko kimaze igihe bivuze ngo hari force iri inyuma yacyo ishaka ko biguma gutyo icyo ni ngombwa kucyumva neza buri gihe bisaba ko haba impindura amatwara haba hari n'imbaraga nyinshi zishaka ko hataba impindura amatwara kubera ko buri gihe hari abantu barenganya haba hari ababyungukiramo hakaba n'ababarenganya yes urumva nibo babo bungukira mu karengane k'abantu ni ukuvuga ngo ubukene buri muri Afrika ni industry kuri bamwe sibyo intambara zirimo hano muri Congo ni uruganda ku bandi sibyo imitwe yitwaje intwaro ni isoko ku bandi kurenganya ubwoko bumwe imyaka ingana gutya n'umushinga ku bandi abantu bagomba kubisobanukirwa niyo mpamvu kurwana nabyo ugomba kuba witeguye ko uhanganye n'izindi mbaraga sibyo
ubwo birerekana niho ngiye kubwira ibintu bitatu rero bisaba ko ubyipangamo neza kugira ngo izo mbaraga rero zidashaka ibintu bihinduka uzabashe kugera ku ntsinzi uvuge ngo ibintu birahindutse sibyo icyambere muri revolution cyangwa reka mpere ku muri revolutionnaire ubwe kubera ko ikorwa n'abarevolutionnaire kandi ubu revolutionnaire ni imiterere ni imyumvire sibyo ni uko ukuntu umuntu ateye atemera ko ikintu kibi kimenyerwa sibyo kubera ko hari ababimenyera nk'ubu iyo urebye ubucakara tumazemo igihe uba urebye abenshi mu banyafurika ushobora gusanga banyuzwe nabyo cyangwa n'abatanyuzwe nabyo bazi ko bitahinduka nyine barabyakiriye muravugana ko bati ntugakore ku bazungu iyo bakoze uhita upfa hano tumana duto sibyo aho hari nk'uko muri Kongo muravuga ngo duhindure dukora iki n'iki abatereka reka Kongo yarapfuye mureke sibyo ibyo guhinduka bya Kongo ni mu bireke ntibishoboka sibyo none ugasanga abantu barabimenyere ni hehe nabonye harimo umuyobozi wari igihe cya Musa hari abayahudi benshi bari mu bucakara ariko bo kubera kubumaramo igihe bari barabumenyereye yabanabwishimiye kugeza ku rwego ikintu cyo kuvuga ngo bwoshira kidashobora no kuza mu bitekerezo byabo sibyo ariko bagira umugisha habamo umuntu umwe muri bo w'umurevolutionnaire witwa Musa umunsi yamenye ko abo bantu bacakaye gutya ari bene wabo we yari ayishe umuntu ntabwo yari kubasha kwihangana asanze gusa arwanye na mugenzi asanze arwanye kubitwa bivuze iki ubu revolutionnaire ni imiterere ivuga ngo iyo ikintu ari kibi iyo amatwara ari mabi aba agomba kugira gute guhinduka rero ni imiterere ntabwo ari amapozisiyo ntabwo ari ubuperezida ntabwo ari ubuminisitire ntabwo ari bene ubuyobozi busanzwe oya ubu revolutionnaire ni imiterere sibyo niho ubonera nk'abantu nka baceye ashobora kurwanira ikintu yakigeraho Cuba imaze kuba nzima akaba minisita w'iki akaba yatari ko hoya iki cyatunganye reka nje no mu kindi gihugu donc ni imiterere ni imiterere ntago ari titre rero umurevolutionnaire mwiza cyangwa bitatu nabo bakorana donc abarevolutionnaire beza igihe abantu bemeranyije ko bashaka guhindura amatwara hari ibintu bitatu bagomba gukora neza icyambere nicyo bita kwiyorganiza donc coordination nziza bakiyubaka yes kubera ko kwifuza ikintu cyiza ni kimwe ariko kukigeraho ni ikindi abarevolutionnaire benshi bacu bagiye bapfakirikana iki kiganiro cyoja mu cyongereza cyangwa kikaja mu bandi bangahe kera notangira kugaragara nk'umuntu ufite ibitekerezo bidakwiye kuvugwa abantu bagiye baho nka basankara gupfa kwabo kwapfuye kubera ko ibitekerezo byabo nabo bagombaga gukorana iyo revolution aribo bayobozi bagenzi be ba Afrika batari bari organize neza noneho bigapfa vuba bikagenda bipfa vuba bakakibona igihe kitageze bakagikubita umutwe tikibeho urabyumva so kwiyorganiza rero ni ukugira ngo mubanze mwipime neza mwiyubake nk'abantu bari ku rwego rwo guhanganaga na ya force n'aya matwara yes kubera ko ari amatwara impamvu ariho hari abantu bayashaka
wowe uje mu bantu bashaka kuyakuraho kandi ngabo bamaze igihe bafite n'imbaraga ziruta izawe sibyo bafite n'ababari inyuma yes mukeneye kwiyorganiza kubera ko iyo mutiyorganije mupfa vuba icyo ni kimwe icya kabiri abantu bashaka gukora revolution neza icya kabiri bagomba gukora ni ukubaka imbaraga z'imyumvire aribyo abantu bakunda kwita mobilisation cyangwa kwigisha abantu kubera ko impinduramatwara ntacyo yaba imaze abo ushaka guhindurira ubuzima batabishaka uranyumva ndakumva cyane ni ukuvuga ngo nimba umuntu ushonje adashaka ibiryo kubera ikinja kumutakira ese ubundi bwarashonje cyangwa nimba anashonje kuki atabizi ubwo rero kugira ngo mwumvishe ko ashonje koko dukeneye gushaka ifunguro ni uko tubiganiraho tukabyemezanya revolution impamvu ziza zipfa ni uko abantu bitokeza bakita abarevolutionnere ariko bakarwanira ibintu bidafite abantu babiri inyuma ni ukuvuga ngo abarevolutionnere imbaraga z'umurevolutionnere ni abantu bashaka ko izo mpinduka ziba kandi baba victime sinzi ko cyumvikana ni ukuvuga ngo dufate urugero rw'iwacu hano muri Afurika cyangwa muri Congo hari ibibazo bimaze imyaka 60 ariko se ni gute twavuga ngo tugiye kubihindura aba baturage babimaze muri imyaka 60 tutari kumwe mu myumvire ni ukuvuga ngo turabesha kuko nimba ibibazo babimaze mu myaka 60 bakwiye kuba bashyigikiye impindura amatwara niyo mpamvu rero hari aho ukabona iyo impindura amatwara zitangiye akazi kenshi gakorwa nako kwigisha nako gufasha abantu kuyumva kubera ko iyo bayumvisha kubera ko bari aba victime ntawe rero wabashobora kubasubiza inyuma sinzi ko cyumvikana icya gatatu nicyo bita umuyobozi sinzi ko cyangwa abayobozi impinduramatwara ni ikintu ikomera Cheese permette tout interrompre gatoya ubundi itandukaniro ry'umuyobozi n'umutegetsi ni riri wisubiza kuri ntuzo uyu mwuka nari ngiye kujamo twibutse itandukaniro ry'umuyobozi n'umutegetsi ufite ubutegetsi ni ikintu kijanye na titre ni ikintu uhabwa na titre ni autorité uhabwa na titre ufite uri umutegetsi runaka sibyo bigendana na titre ufite ariko ubuyobozi ni character iguhesha influence mu bantu ni ukuvuga ngo iyo ubasha kuvuga abantu bakabikora ubu uri umuyobozi regardless ya titre ufite sibyo ariko umutegetsi bamwumva kubera ko yavukoresheje autorité ya fonction ye gusa ni ukuvuga ngo ni umuntu uvuga uyu munsi kubera yatowe ariko umunsi yaba atatowe akaba atahamagara n'abantu babiri ngo bamwita sibyo donc ni ikintu kigendana gusa na fonction ariko birashoboka ko waba uri umuyobozi ariko ukanagirwa umutegetsi kubera imiterere yawe ari umuyobozi sibyo akoresha ko waba umutegetsi utari umuyobozi sibyo bivuze ngo ushobora kuba ufite fonction yo gutegeka ufite autorité ku bantu ariko mu miterere yawe mu mikorere yawe uburyo abantu bagufashe udafite influence mu bantu icyo gihe ntabwo uri umuyobozi mwiza niyo distinction so point rero ya gatatu narigeze kuvuga ngo umuyobozi niwe ni ukuvuga ngo impinduramatwara imbaraga zayo zikomeye zo gutsinda
bazirebera ku bayiyoboye. Ngo impindura amahirwe yo kumpindura amatwari zaba successful amenshi bayapimira kuri character, ku mikorere y'abayobozi bayiyoboye, kubera ko ntago urwanya ikintu nawe ugifite. Sinzi ko mubyumva. Kugira ngo urwanye ikintu nuko wowe ufite igitandukanye nacyo. Rero abayoboye impindura amatwara bagomba kuba abantu bababonamwo ishusho y'uko intsinzi yabo izagira gute, izabisa. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ni abantu bagomba kuba ababari inyuma bababonamo icyizere bigatuma babakurikira. Kubera iki? Tubare ese ni hehe bavuga ngo ikintu gishobora kuba kimaze imyaka 60 kugira ngo uze ugihindure, abaturage bakimaze imyaka 60 kandi noneho bafite n'ubutegetsi wenda bubari hejuru. Dufate nk'urugero rwa Kongo, sibyo? Kongo ifite ikibazo uyu munsi, abaturage barimo bashobora kubona aho bashaka impinduka, sibyo? Ariko bari mu gihugu gitegetswe wenda n'abo bantu badashaka impinduka. Kugira ngo uturuke hariya ubemeze bagere ku rwego batangira gufata riske zo kugukurikira, nuko bakureba bakabona ko hari icyizere ubahesha. Iyo bareba rero umuyobozi ntibakibona, baravuga ati uyu nguyu ni umuntu wishakira gutegeka nawe, sibyo? Uyu muntu ni umuntu ushaka gusa kugira ngo nawe abari we uyaveho uyajeho, sibyo? Ariko ntiyagire igihinduka, sibyo? Hari n'igihe wenda bo bikorera imbaraga, wenda dufashe nk'ibi birimo n'imirwano, sibyo? Iyo murwanye mugagiraho mufata abaturage baho barabayoboka, ariko muri bari abayobotse hari abayobotse kubera ko mwahafashe, sibyo? Ariko rero uwakuyobotse kubera ko bamufashe ntabwo ngo muba muri kumwe. Ukuyoboka neza ayoboka umuyobozi, ayoboka abatwaye vision abayobozi bafite, sibyo? Nuko ngo iyo abayobozi batangiye reka mbaho urugero, sibyo? Tubare umuntu mujya mwumva witwa Nelson Mandela, sibyo? Nelson Mandela ntabwo abantu abajene benshi bagiye bapfa, hari abatarabyumvaga, sibyo? Ariko barebaga ishusho yitwa Nelson Mandela, bakareba character ye, bakareba umurava we, bakareba ubwitange bwe, bakavuga ngo nidushake dupfe. Ariko icyo uyu mugabo ari kurwanira natwe tugiye kugira gute, kukirwanira. Kandi icyiza rero cyo kugira umuyobozi mwiza, abayobozi beza, ntabwo umuyobozi ari umwe, kugira abayobozi beza nuko abayobozi yaba ari mu gihe muri ho murwanira impindura amatwara, yaba ari mu gihe mwabonye rero iyo ntsinzi yanyu, muba mwizeye ko noneho bagiye gukora ibintu bitandukanye na bya bindi byari bihari. So rero ibyo bintu bitatu iyo mushaka gukora impindura amatwara muhakikisha ko muyobowe neza, sibyo? Muyobowe neza. Icya kabiri navuze muri iyo organiza, nahereye ku cyo kwiyorganiza. Kwiyorganiza no kuvuga ngo duhakikishe ko twe kubigira imikino, twiyorganize kubera ko abo duhanganye ni force imaze igihe kinini, sibyo? Ubwo mu kwiyorganiza harimo kubaka imbaraga, gushaka aho mufatikanye ibintu byose, sibyo? Cyakabiri nababwiye ngo mukwigisha kugira ngo ibyo mukora mubikorane n'abantu bafite basobanukiye impamvu yo cyane mu ba victime b'amatwara mabi, bagomba kuba bashigikiye. Icyanyuma rero mbabwiye ni ukubaka ubuyobozi bwiza, kugira ubuyobozi bwiza kubera ko aribwo butanga icyizere. Sorry magambo menshi. Nagira ngo mbaze utubazo turi very short, wenda nawe usubiza direct tugufi. Nifuzaga kumenya itandukaniro rya opposition na revolution. Yes. Aka kabiri, revolution itangizwa n'abasirikare cyangwa itangizwa n'abanyapolitiki.
icya gatatu hari amategeko mpuzamahanga aharagenga abantu kubera ko turi abakongomani niyo mpamvu ndi gushaka ko twagaruka iwacu cyane hagiye haba impinduramatwara mu gutavaho akuweho na Kabila pe kuri none hahagurutse AFC mu gihugu cya Congo nayo ihagarariwe na Nanga uvuga ko nawe ashaka gukora refondation du gouvernement nayo n'indi revolution biremewe n'amategeko mpuzamahanga biriya ko umuntu abikora adafite izindi ngaruka nitwe tubazo dutatu opposition ni bya bindi bazabita ngo kutavuga rumwe kutavuga rumwe ni ukuvuga ngo hari uburyo bukora tukagira ibyo tudahuriraho noneho nka kopoza cyane cyane mu mikorere yayo uvuze practical uko ikora icyo twita opposition ni amashyaka cyangwa ni amahuriro aba afite uburyo akipinga abayoboye imbalance sibyo avuga ati ibintu tuzemeranyaho ntituzemeranyaho ariko revolution yo ni ikintu kiri deep ni ukuvuga ngo nshobora kuyobora nkagira ibintu bimwe nkora nabi sibyo noneho opposition ikazi propose bitandukanye ariko icyo gihe bitandukanye ngo opposition ikeneye ku revolutionizinga ibyo dukora sibyo bashobora kopoza amategeko angahe bashobora kopoza amahame angahe mu miyoborere yanjye sibyo ariko mu by'ukuri ibintu biri fundamental tubyemeranyaho tuba ari urugero ushobora kujya mu gihugu kiyobowe neza sibyo ariko ugasanga icyo gihugu gifite politike y'umurimo mbi sibyo cyangwa ifite ibintu itarakoraho neza noneho abantu bagakena opposition igahangana na leta ku kintu cyo gushaka imirimo y'abajene cyangwa abashomeri sibyo ariko ntibiraba fundamentally ikintu gikeneye icyo gihugu ntihakenewe guhangana ngo habe revolution mu miyoborere sibyo hakeneye kopoza ayo mategeko agahindurwa sibyo ariko revolution ni ikintu kiza guhindura cyane cyane no kuvuga ngo amahame shingiro y'uko ibintu biba biyobowe aba apfuye noneho mukashaka kuyahindura niyo mpamvu ari procedure ndende ibisaba guhindura cyane ariko kandi umurevolutionnaire nyine automatiquement ni umuopoza sibyo se ni ukuvuga ngo nubwo nje mba mbivuga ku buryo burebure ariko kera iyo natangiye kwempoza ko hakeneye impinduka ba bandi batazishaka mba ndi kubopozinga sibyo se ni ukuvuga ngo hari uru ruhande n'uru ariko practical uko bisanzwe bivugwa opposition n'abo bantu bagenda bakipinga leta amategeko ya nandi tuyashaka twe turashaka kubihindura tukabigira gutya ariko usanga fundamentally iby'ingenzi ibihugu biba bishingiyeho baba babyemeranye sibyo ni ukuvuga ngo wenda urebye nk'abongereza nibo baherutse guhindura guverinoma cyane mu myaka nk'ingahe minisitiri w'intebe mwajeho kubera atemeranya itegeko runaka n'ibyo abandi bakora abandi baza bagahindura ariko mu by'ukuri ni opposition kuri ayo mategeko ariko fundamentally ibintu igihugu cyabo gishingiyeho gituma umudendezo w'abaturage uhaba gituma abana biga gituma ubuzima bw'igihugu baba babyemeranyaho niyo mpamvu bataba ari abarevolutionnaire necessarily ariko bari kopozinga ibintu runaka icyo ngira ngo nuko nagisobanura cya kabiri wabajije ni revolution niba itangizwa n'abanyapolitike cyangwa abasirikare revolution itangizwa n'abaturage ubundi revolution ntitangizwa n'abasirikare nta nubwo itangizwa n'abanyapolitike sibyo ahubwo icyo abaturage bashaka iyo cyamaze kuba ikintu barambiwe revolution nibwo itangira iyo itangiye rero izo nzego wavuze ubundi izo nzego ntago ari abazitangiza ahubwo izo nzego ahanini usanga arizo nzego mukenera kubaka ba baturage bakenera kuzubaka kugira ngo revolution ishoboke kubera ko ahanini dufite ikibazo yadusubije who's that no so muri make rero abaturage nibo
batangiza impinduramatwara nk'aba victime b'ibanze b'amatwara mabi. Ariko noneho kubera ko iwacu muri Afurika akenshi ya force twavuze ibidashaka ko amatwara ahinduka ikoresha imbaraga, niyo mpamvu usanga ba baturage biyubatsemwo imbaraga z'igisirikare bakaniyubakamwo imbaraga za politiki, ariko initialement buriya ni abaturage baba batangije impinduramatwara. Wenda ikindi kitari ico ni igihe kinahura n'icyo kibazo cya gatatu wavuze tese ni uburenganzira abantu bafite biremewe cyane. Ubundi no mu mategeko yose y'ibihugu byose ashyiraho ingingo zemerera abaturage kubaza leta yabo ibyo itabakorera neza, sibyo? Ariko bitangira muri demokarasi batanga kwanza amahirwe yo kubisaba mu buryo bw'amahoro, sibyo? Mukavuga ati ibi bintu biraturambiye, yes, icyo nicyo bita imyigaragambyo. Ubuyobozi rero iyo ari bwiza buhita buhindura, sibyo? Ibyo niyo biri mu rwego rwa opposition, bugakora ibyifuzo by'abaturage. Iyo abaturage rero bakandamijwe bakagera ku rwego babona ko batabyihanganira, sibyo? Hari igihe baje mu mategeko abemerera, nko muri Kongo urugero, hari amarticle nk'article yo mu bavuga ngo 64 bivuga ko buri muturage afite inshingano yo gufata ibintu mu biganza igihe leta yananiwe gukemura ibibazo, cyane cyane nk'ibi tuvuga by'umutekano n'ibindi. Niho ugenda ubona havuka abantu bakirwanaho, sibyo? Buriya babikora babihererwa uburenganzira na constitution y'igihugu, sibyo? N'ahandi hose rero iyo imatwara ari mabi abantu barahindura. Ariko rero icyo kintu kivuga ngo ese barabyemera mu mategeko, ubundi rero icyo bita justice muri iyi si buriya ntago bivuze necessarily ukuri. Ndabaha urugero rwa apartheid. Apartheid buriya yari legal muri South Africa. Ni ukuvuga ngo kuyirwanya nibyo bitari bikurikije amategeko, sibyo? Ariko yari yagizwe legal, kugirwa legal ubwabyo ni nagukandamiza. Ariko nyine niyo yari legal. Mandela yarinze ava ku perezida akiri kuri liste bigeze kwita ay'abateroriste, witwa Nelson Mandela. Bivuze ngo igihe yaza arwanira kubaho kw'abirabura yari umuteroriste. So nuko ngo revolution mu itangiriro yitwa ubuteroriste, kubera ko yarwanyaga kubera ko baba barwanya abafite amategeko, abakontorora amategeko, sibyo? Ariko finalement ukuri kugatsinda. So ubwo nico navuga kuri iyo ngingo y'umuvandimwe yarabaje. Hanyuma rero kuba dukurikirana, reka tuze kubiseguraho. Murabona ko amashusho yahindutse, dukoze ikiganiro bwije, ariko muratwihanganira tugisoze nubwo amashusho agiye ahinduka. Hanyuma byenda tugana ku musozo, ikibazo cyanje cya nyuma ndagaruka ku gihugu cyacu cya Kongo. Ni igihugu kirimo imitwe yitwaje intwaro myinshi, ishigikiwe n'abanyapolitike batandukanye n'abagashaka buhake, kandi iyo mitwe yose usanga cyane cyane ishingiye ku macakubiri, ashingiye ku moko. Hanyuma rero igihugu nka Kongo naco kirimo ya matwara akwiye guhinduka kuko hari byinshi bitagenda, kandi abaturage b'iki gihugu kibabaye. Wewe uko ubibona, ubona ko Kongo ayo matwara cyangwa se izo mpinduka zishobora kubaho gute mu gihe hari amacakubiri n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye? So iriya mitwe hanini ikibazo ifite, hari imitwe myinshi ishingiye ku bugome, iyindi ishingiye ku kudakunda gusa Tshisekedi par exemple, iyindi ishingiye ku bwoko bwabo bashaka gusa kurwanya ubundi, sibyo? Iyindi ishingiye ku mirima, iyindi ishingiye ku bwoko, bene ibyo ngibyo. Ariko umurevolutionnaire Kongo ikeneye umunsi nurema ikintu ari amoko yose yibonamwo kandi azana ibisubizo byabo bose nk'abantu barushe kimwe, sibyo? Kuko bose bararusha, ariko bakora utuntu duto duto kandi two kwicana hagati yabo, ntibarebe igisubizo kinini bakeneye bose hamwe. So revolution ikenewe rero hari niyo guhuza amoko yose, bakabona ko igikenewe ari impinduramatwara, ari uguhindura icyatumye bangana, rwa rugero nabahaye.
ari uguhindura icyatumye basonza bakasaba ibiryo bakaja deep bagahindura imikorere mibi imyumvire mibi irondamoko apana gusa guhindura ubuyobozi nje ntabwo nemera ko Kongo ikeneye undi muyobozi gusa oya kuko bagiye basimburana ariko kubera iki basimburana impinduka ntizibe abantu dukeneye rero ubu ni abatuzanira impinduka muri structure mu mikorere mu myumvire mu miterere y'abakongomani twese bakaturemera isi nshasha yes turagushimiye Chizi kuduha umwanya ukemera ubutumire bwacu no kudusobanurira abari batari basobanukiwe byinshi kubijanye n'impinduramatwara wakoze cyane reka tubashimire mwebwe mwadukurikiye muri ahatandukanye mutubabarire kubera amasaha turangije amashusho arimo guhinduka ariko ndizera ko mwumvise nimukore subscribe kugira ngo muze mukomeza mubone ibiganiro mugira amahoro y'Imana mugire igihugu mugire n'abantu murakabyara turabakunda murakoze cyane